Nguhaye ikaze nanone kuri Bansi de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye bagezeho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorote Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Tugiye kurera hamwe ibintu bine bitagomba kugutera ubwoba mu buzima. Ni ibintu bine ugomba kwitaho nta bwoba, kuko kubikoraho ni ingenzi. Nibyo bituma ubasha kuba uriwe ukagera aho ushaka kugera. Ni ibintu rero by'ingenzi kubikoraho. Ikintu cya mbere, ugomba kubaza ikibazo ku kintu cyose wumva kitagenda neza. Buriya kubaza ibibazo nuko umuntu aba ari umunyamatsiko. Ntabwo umuntu aba ashaka kwimagina ibintu. Kubaza bitera kumenya. Umuntu rero utabaza ntabwo amenya. Ujya ubona kenshi mu buzima busanzwe no mu mubano usanga umuntu abasha kugira ikibazo ku muntu aho kugira ngo amubaze akamwimaginaho ibintu byinshi, akamutekerezaho ibintu byinshi kandi bitari byo. Rero iyo utekerejeho umuntu ibintu bitari byo birakwangiza kandi bikangiza n'umubano uba urimo kubaka. Ni ngombwa rero yuko ugomba kubaza. Mu rugo niba hari ibintu bitagenda neza, baza kugira ngo ubashe kumenya. Ahantu hose ugenda, mu kazi, abantu b'inshuti zawe, ibintu byose ubona bitagenda, mu mubano w'abantu, mu bintu byose ukora, aho uba uri hose bibaze. Kuko kubaza rwose ni ibintu byiza cyane, aho kugira ngo utekereze ibintu bitari byiza, kandi iyo ugize umwuka mubi utekereje ibintu bibi ni wowe byangiza ubwonko. Buriya nta kintu kibi nko gutekereza nabi. Intekerezo mbi buri gihe cyose ziri mu bintu byangiza ubwonko kandi bigatuma umuntu yabasha kurwara indwara abasha kuba atanatekereza. Rero kubaza ikibazo ku kintu icyo ari cyo cyose, ku muntu uwo ari we wese wumva urimo gushidikanyaho, ibintu utumva, ibintu utabona neza, ibintu ufitiye amatsiko, bibaze aho kugira ngo uhimbe cyangwa se witekerereze ibyawe uko uyumva, uko ubibona. Kabiri, uramenye utazajya ugira ubwoba gukora amakosa. Umuhanga umwe aravuga neza yuko buriya umuntu ukora amakosa ni umuntu uba urimo kwiga. Iyo nta kosa na rimwe wakoze mu buzima, tuvuga ngo nta kintu gishyashya uba urimo kwiga. Gukora amakosa ni ibintu bisanzwe, bifata nk'ibintu bisanzwe. Umuntu ugenda yigengesere rero adakora amakosa ni umuntu udashobora kugira ikintu na kimwe yageraho mu buzima, kuko buri ikintu cyose ukoze ukatsindwa, buriya ubutaha uriga neza kurushaho kugira ngo utongere kugwa mu ikosa cyangwa utongera gutsindwa. Niyo mpamvu rero gukora amakosa ni ngombwa mu buzima, kandi umuntu akora amakosa nyine kuko ari ikintu barimo gushaka gukora no gushaka kugeraho. Nubona rero ibintu birimo kukunanira ntibikugireho ubwoba, ubasha kubaza. Kandi iyo utabaza wenda akari ko ubyumva ariko ubitekereza, iyo ukoze ikosa, umuhanga ni uwigira ku makosa, kandi iyo wigiye ku makosa ubasha kumenya ukubaho ubuzima bw'uyu munsi ndetse n'ubuzima buzaza. Kandi nanone uwigiye ku makosa yashize niyo amuha imbaraga zo kugenda neza uyu munsi kandi akagira ibyiringiro by'ejo hazaza, kubera yuko umuntu aba arimo kwigira ku makosa. Rero ntugatinye gukosa mu bintu byose waba ukora. Iyo mvuze ngo ntugatinye gukosa, ntabwo mvuga umuntu ugambirira gukosa, ahubwo igihe cyose urimo kwiga ibintu bishyashya ubasha kubyica, ubasha kugira gute, ubasha gukora ikintu kitari cyo. Ibyo rero nibyo ndimo kuvuga ngo ntugatinye gukora amakosa. Ujye ubibona kenshi yuko no mu buzima busanzwe nko kubana, uzasanga umwana arimo kugerageza gukora ibintu umuntu akamubuza, ariko nyamara akenshi buriya barimo kugira amatsiko, arimo gushaka kumenya ibintu. Iyo rero arimo gukora amakosa, ubutaha arongera agakosora. Nta muntu rero ubasha kugera ahantu ageze atigeze akora amakosa. Ukora amakosa ayakora gahoro gahoro, ubundi akayakosora kugeza igihe azaba akora ibintu neza nta makosa abirimo. Rero ntugatinye gukora amakosa. Gatatu, ntuzajye wibuza gutekereza ibintu bitandukanye n'ibyo abandi batekereza. Ntuzajye wibuza gukora ibintu bitandukanye n'ibyo abandi bakora. Ibi ni ibintu by'ingenzi mu buzima. Tekereza, ariko ni byiza no gutekereza bitandukanye n'abandi, kandi ibyo watekereze ubiha agaciro ubikoreho.
buriya abantu benshi bakunda kugendera mu kigare. Inzira ijyana abantu ahantu habi akenshi ibiri gihogera irimo abantu benshi, ariko akenshi inzira ijyana ahantu heza hari igihe aba ari umuntu umwe cyangwa abantu bake barimo bayinyuramo. Rero ntugatinye kugira ibitekerezo byawe kandi ubyubakeho, ubishingireho ubuzima bwawe, kuko abantu benshi babasha kukuyobya, ariko wowe ibitekerezo byawe ubasha kubigenderaho kandi bikakugeza kure, kuko niyo wanaguye ugatsindwa ugakosa ni wowe ubasha kubyigiraho, ariko biragoye kwigira ku byo abandi bakubwiye gukora nyamara wowe wabonaga ko atari nabyo. Uramenye rero ntuzigere wibuza gutekereza bitandukanye n'ibyo abandi batekereza. Ikintu cya nyuma nanone, uramenye ntuzibuze gufata icyemezo runaka. Nubwo abantu bose baba badashaka gufata icyo cyemezo, fata icyo cyemezo, kubera ko hari igihe ufata icyemezo kigatuma ubaho ubuzima bwiza iteka ryose, kimwe nuko hari igihe ufata icyemezo kigayitse kigatuma ubaho ubuzima bubi iteka ryose. Rero mbere yo gufata icyemezo banza utekereze kabiri, utekereze icyo cyemezo ugiye gufata, kandi ntagire umuntu uzajya ufatisha icyemezo, kuko hari igihe abantu bagufatisha icyemezo bakakuroha, bakakubwira ibintu babizi neza ko ibyo bintu biraza kukuroha. Rero fata icyemezo, iga gufata inshingano, ufate icyemezo ku bintu bibasha kukugira umumaro uyu munsi ndetse n'ejo hazaza. Ejo hawe hahise hari mu bintu bikwigisha gufata icyemezo, biri mu bintu bikwigisha mu kuntu wafata inshingano kandi nta muntu ubangamiye. Rero iga gufata icyemezo, kuko nibwo uzagira ubuzima bwiza. Mu buzima uramenye ntuzigere utinya kubaza ikibazo ku byo ushaka kumenya cyangwa ushaka kugeraho. Ibintu utumva byose jya ubibaza, kandi ntugatinye uwo ari we wese ubasha kuguha ibisubizo. Uramenye mu buzima ntugatinye gukora amakosa, kuko akenshi ayo makosa iyo wayakoze niyo avamo ibintu byiza nyuma, kuko uyigiramo. Ntuzigere wibuza gutekereza bitandukanye n'ibyo abandi batekereza cyangwa gukora ibyo abandi bakora, kuko n'imbaraga zituma ubaho ubuzima bwiza bw'uyu munsi ndetse n'ejo hazaza. Uramenye ntukibuze gufata icyemezo runaka kigufasha kwiga neza ibyo ukora uyu munsi bizatuma ugira icyizere cy'ejo hazaza. Kandi ujye ufata inshingano, ujye ufata ibikorwa, ukore ibintu ushingiye ku by'ejo hashize. Nabo n'abarimu beza, iby'ejo hashize birakwigisha kugira ngo ufate icyemezo uyu munsi cyangwa se ufate inshingano uyu munsi kugira ngo utegure ejo hawe hazaza. Rero inshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Uramenye ntukagire ubwoba bw'ibi bintu byose. Ese hari ikindi kintu ushobora kuhambwira mu byo ntavuze? Nyakira muri comments. Niba umushya kuri channel kora like, kora subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Igiciro kwana namwe kumwe na Dohote Uwimpuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.